ntabwo yemewe rwose bitandukanye. murakoze cyane bashyitsi beza mu murenge wa Rugerero, intore z'umurenge wa Rugerero murabona ko zabukereye zambaye neza ndetse zari zinejejwe no kubategereza kuri iki kibuga cya Kabirizi. munyemerere mbere y'uko dutangira gahunda tutangize indirimbo y'umuryango. DJ yangejeje kuri byinshi cyane, by'umwihariko n'abagore barahangara. Tugomba kwishimira agaciro umuryango wa FPR Inkotanyi yadusubije, sibyo? Bari abantu bahezwaga bijya mu gikari, ntabwo twageraga aho abandi bari, ariko kuri iyi saha umugore aragenda akajya gufata imyanzuro, agaseruka akajya aho abagabo bari. ibyo si byo kwishimirwa. Umugore wa kera icyo yarabereyeho ni ugukubitwa imigeri, agakubitwa iki, ariko umugore w'isaha ubu ari kujya gutsikira umugabo ati komera. Ndi mutima w'urugo, mutima w'urugo ni nyampinga, umugore rugana sizarishwe agaciro uwakanguriye. Murakoze cyane, nejejwe n'ibyiza FPR Inkotanyi imaze kungezaho, tubifashijwemo na Chairman wacu Kagame Paul. Kagame Paul turamukundaga, afite ku mutima. nanjye ndabakundaga. Yego FPR Inkotanyi ngiye mubona hano nari umugore w'insuzuguro uciriritse cyane, nishimye umunezero wandenze kubona nicaranye n'abantu nka bariya, nishimye cyane. Yego tariki 3 z'ukwa gatanu 2023 twahuye n'ibiza mu kagari ka Kabirizi, inzu zacu ziragenda n'ibikoresho byose biragenda. Muri iyo saha twayabona n'agahinda cyane, ariko Chairman yatubaye hafi ahita duhumuriza ako kanya. Tugira aho ngaho ku gasozi twari twahungiyeho, ntabwo twari tuzi ko tuzongera kuba abantu. Kabone ko umugabo yashakaga harajyana umugore akahabura, ariko Chairman yahise atuyoboka, yohereza intumwa iza hano mu Kabirizi. Abatari bashoboye amato yaraje, mu kagari ka Kabirizi twiboneye marine iza gushikira abantu, ibambutsa ayo mazi iberekeza aho amazi atageze. Ibyo byose turabikesha imiyoborere myiza. Yageze aho ngaho ubutumwa butugeraho, atuwahuye n'ibiza wese agendera ajye kuri site ya koleji. Twarahagiye tumeze nabi, tubabaye, twarahageze tuhasanga ijambo ry'ihumure. Baraduhumurije bakakubwira ati ihangane,
ubuzima bwe ntabwo burangiriye hano na nyuma y'ibi ngibi burongera bukomeza. Baduhaye ibikoresho rero batwereka aho turyama, dusanga ibiro bimeze neza. Nyuma y'iminsi itatu twari twibagiye agahinda k'amazi. Ntabwo byarangiye, Chayimani w'umuryango ari we Paul Kagame yahise adusura bitunguranye, aratubwira ngo ngiye kubasubiza mu byanyu. Isano rye hagaze hano ibyanjye yabinsubijemo, kandi singiye gusa, hari n'abandi benshi. Nubwo byabaye mwaka ari njye uvuga, ariko n'abandi bavuga kuko ni benshi cyane. Iyi saha mfite inzu itangaje, mutabyemera mwacanira mukihera ijisho. Abaturage barabizi, nubwo yatwawe n'ibiza ariko yari mbi. Iturenge yari mbi, yari by'amatebura y'ibitafari bishinyitse, ubundi bw'ibiti. Nanjye narayirebaga n'umugabo twarebana tugashwana dupfuye ubusa. Nanjye nakubitaho amaso nkavuga se ubundi uyu mugabo we yari amaze iki? Kuri iyi saha turaba turashwana kubera ubukene, kubera imibereho mibi, ariko aho hantu umugore uhamye. Umuryango w'Inkotanyi baturiye agaciro ku buryo buri hejuru cyane, kabone ko n'abandi mu gihe cya kera ubu bari kumbona hano bakabona ko nyine byahindutse. Mfite inzu nziza iteye amasima, inzugi roye zikora ku rugi b'icyuma. Nayo nigeze mugihe nabaga umanganye n'imbere baturebana mu maso umuntu yambona. Ndarushimira cyane. Byiza cyane, nanjye ikigoye gikomeye, nanjye najya mu bandi agaciro nabaga nawe rero. Kuri ibyo ibintu ni byinshi cyane twashimira, ariko wenda kuko umutima wanjye uburyo unezerewe ntabwo nabona uko mbivuga. Gusa ndashishikariza abantu, inshuti zanjye, abaturanyi banjye, umuryango mvukamo, namwe mwese muranga muze mu gitondo kare kare tariki 15 z'ukwezi turimo twishigikire umugambi wacu Paul Kagame. Tuvuge by'umuryango watugejejeho mu murenge wacu wa Rugerero. Duhereye ahangaha murabona uyu musozi wari utuweho n'abantu. Nyakubahwa cyabandi w'umuryango wacu aravuga ngo nta munyarwanda ugomba kuba mu manegeka. Akura abaturage bari batuye kuri uyu musozi abashyira mu midugudu. FPR oye! Kagame Paul oye! Uwavuga ibikorwa rero, uwavuga ibigwi by'umuryango wacu RPF Inkotanyi ntiyabirangiza, ariko bike mu byo yakoze mu murenge wacu wa Rugerero nibyo ngiye kubagezaho. Hamwe no kubakura rero mu manegeka, yadukoreye, yatwubakiye umudugudu
w'icyitegererezo mu kagari ka Muhira. Ubu ngubu ama etaje ni ama etaje, n'utaragera i Kigali yamaze kubona etaje. Abari bakiriye bugufi batari kwibonera aho buba, ubu batuye hagati y'isi n'ijuru. Ntabwo bari ku isi, nta nubwo bari mu ijuru. Paul Kagame yaratuje hagati y'isi n'ijuru. Uwo mudugudu rero imihanda ni imihanda mu mudugudu wa Muhira. Imihanda, amashanyarazi araka. N'uwari ufite agasambu ka miliyoni 1 ubu ni miliyoni 10. Twabaye abakire kubera RPF Inkotanyi. RPF oye! Demokarasi, amajyambere, amazi, amashanyarazi, abaturage bo muri Rugerero ubu ntitugicana ututadowa, dukora ku bikuta umuriro ukaka. Amazi twiyuhagiraga Sebeya, tukanywa Sebeya, tugatekesha Sebeya, tukagenda dusa na Sebeya. None ubu amazi yabaye amazi. Dufite uruganda rwa Gihira ruduha amazi, n'utayafite mu rugo ayavoma muri metero 5. Paul Kagame oye! Abaturage ba Rugerero twajyaga kwivuza, tukajya Gisenyi, tukajya muri Nyundo, tukajya muri Rubavu. Yatwubakiye ivuriro rigezweho ryiza cyane ku murenge wacu wa Rugerero. Poste de sante hafi muri buri tugari hose zirahari. Ntabwo tukiruha tujya kubyarira iyo ngiyo, ntitugikora ingendo ndende tujya kwivuza. Byose tubikesha RPF Inkotanyi. Twajyaga muri Burara tugiye mu murenge wa Rubavu, tukagenda ukava muri Rugerero ivumbi ryakurenze ugasi kugira ngo ucuruze ifu ya shokora. Ariko ubu ngubu ugenda wambaye umwenda w'umweru ugasikusa n'umugeni wambaye umwenda w'umweru. Kubera iki? Imihanda iranyerera, ntabwo tukigenda dusitara kuri ya mabuye. Byose tubikesha nde? Ibyashyiriye aho ngaho. Ejo bundi mwumvise uko umubyeyi amaze kuvuga, ibiza byaraje bitwara abantu, byica abantu, bidutwarira n'ibintu. Umukandida wacu w'umuryango RPF Inkotanyi aravuga ngo nta munyarwanda uzongera kwicwa na Sebeya. Ubu Sebeya barayubakiye, ibikuta ni ibikuta, nimuryame musinzire. Hehe mu gutwarwa n'ibiza bitewe na Sebeya. FPR oye! Sinabivuga byose ngo mbirangize, byinshi baracyabivuga. Ariko rero ngo gahunda ni huguha. Tugomba gukora iki? Tugomba kumutora. Gahunda ni hehe? Igikumwe nimuze tumutore. Niyo kado tugomba kumuha. Tuzamukane nawe, dutemberane nawe. Reka tugendane nawe, tumutore 100%, tugendane nawe muri iyi manda y'imyaka 5. Dutemberane nawe mu mataba atuwe n'abeza batuje batekanye. Tumutora.
cyane rero ntabwo nabivuga ngo mirangize reka dushimire camani w'akarere kacu watuzaniye n'abashyitsi reka dutumire abashyitsi nabo mu bumve bagiye kutwunganira abo bashyitsi ni abakandida b'abadepite batanzwe n'umuryango wacu RPF Inkotanyi reka tubahamagare baze nabo bavuge iby'umuryango watugejejeho n'itugambiriye kutugezaho yabashegeza ku banyarwanda byinshi yabivuze yarasabye ko tugira ibyo tumwunganiraho ariko ntabwo turi butinde kuko ibya RPF nabo bivuga ko ntiyarabisoza ariko reka nsaba bagenzi banjye turi kumwe niba hari ibyo nabo bibuka bakongeraho wenda buri wese tumuhenge iminota 2-3 tubwire reka mbere kuri specials RPF Inkotanyi urayizi urakoze cyane ndayizi cyane ku bikorwa by'umuryango yagejeje ku banyarwanda by'umwihariko mu rugerero twavuga giki byinshi byavuzwe yego ariko ibya RPF Inkotanyi nawe bivuga ngo birangize numvise campaign manager hari byasimbutse yego ariko yigeza tubwira abagore bambukiranye umupaka bacuruza ko bahawe igishoro baragihawe tubikeshane kuna kwa yavuze akandi yego ntabwo nigeze n'ubavuga ifumbire twahawe ifumbire turahinga tureza ubu turi gukirigita ifaranga kubera ifumbire twahawe tubikeshane ndagira rero yego rero gucira abandi umwanya ariko dutora neza dutore nyakubahwa Paul Kagame dutore abadepite bari ku rutonde rwa RPF Inkotanyi twakubita igipfunsi hanyuma hazakurikiraho iki tuzakora umuhanda uzava hara Bujumbura ugenda uva Bujumbura ukomeza ugera ku irimbi muri umuhanda urakoze special urakoze cyane ndabona umuhanda uva Bujumbura ugakomeza Nyantovu ugakomeza muri Kibaya ukagera no mu rugerero urakoze shyiraho akandi kamwe uranyemeje waretse ngashyira akandi kamwe uragakeneye wari wanyemeje kamwe gusa uragashaka yego ari munsi y'uko ntabwo urugerero agiye kubaka inganda nyinshi urwasima uruganda rwa sima uruganda rwa sima bagiye kubaka mu rugerero hehe n'ubushomeri mu rugerero nta bushomeri ntabwo reka turibe reka mbaze Marijane ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage imibereho myiza nubwo campaign manager yabivuze byinshi mu mibereho myiza ariko shingiye ukuntu nyakubahwa wacu adukunda ntabwo yabivuga ngo abirangize baturage ba Rugerero gahunda ya Girinka yarageze kandi kamwe uziko nyakubahwa Paul Kagame yatekereje agatekereza no ku rubyiruko rwacu murabizi ikigo cy'urubyiruko ndabeshya tubikeshane mutere neza
abadepite ba RPF Inkotanyi dukomeze dusigasire ibyagezweho ndetse byongerwamo imbaraga. Murakoze. kandi nanyuzwe jewe kuno mutangira ndumva nanyuzwe Darius ariho n'imiyoborere myiza rwose twavugamo iki muri Rugerero ariko kuri imbaga iteraniye hano yego yaje yitabira urabona ibi byose atari imiyoborere myiza hari ubazanye ku ngufura FPR ubumwe burasagamba muri Rugerero ubumwe tumunyarwanda cyane umunyarwanda rwose yubatswe kandi mu by'ukuri twateye ishoti y'amacakubiri wasanga agatanya abanyarwanda ubu twese yatubumbiye muri gahunda ya ndi umunyarwanda niyo gukunda igihugu n'abagituye barasobanutse cyane kandi barasa neza rwose. nifuza ngo wowe nikushimira FPR Inkotanyi yakoze muri Muhira etaje bayivuze imihanda bayivuze yego ibiza babivuze vuga ikindi nacu batwubakiye isoko batwubakira n'agakiri babubakiye n'isoko babubakira n'iki tubikashane uyu ntitwakwigura uyarajyanye turayemeye tera n'ubundi hajya yewe mu Rugerero mwebwe mwaratira iki izi ntore ziri aha ngaha Nitwa Nyiranzayimana Providence. yego Nabanuye mu Rugerero. Igihe baratira abantu bari aho ngaha bagezeho kubera umubyeyi wacu dufite amarerero abana batoya basigaye baziba nareba uratwara muri bose twari dufite abana b'abanyeshuri bari mu bucucike ubu batwubakiye ibyumba 12 bari mu bucucike hanyuma bubakira ibyumba by'amashuri Yakubabye igiraro gihuza akagari Yego
hanyuma mube tayari ku itariki ya kangahe? VIP ntabwo bari tayari, njye kazo mfite. VIP muri tayari? Bari tayari bashyitse na perezida turebe. Namwe hano muri tayari? Hano muri tayari? Nta kindi rero ni ugutora neza, mukazinduka saa moya mukaba mutangiye gutora, saa mbiri mukaba mushoje, hasigaye tukishima tukabyina tukanezerwa neza. Murakoze cyane.